kumva kwiziritse ko iraziritse, izindi nagenzi byarira 9 nkuko bisanzwe, ariko iyo niyo yonka umva ko harimo akantu. Na n'ubu ku myaka 6 ishize utwite aracyonka ukabyumva umwana? Irakora ibishaka rero nkabyumva, hakamara amasaha runaka idakoze ariko irakora. Nkamwumva. Iyi nda nayisamye mu wa 2019, bigeze 2020 ishaka kuvamo. Abaganga baramfasha barambwira bati umwana arimo ntabwo yavuyemo, ubwo kurikirana imiti neza kuri centre de santé. Guhagarara nkikubita hasi ikizungera, kuba ntagira karimo nkora, nta kubura, ndakubura nkikubita hasi. Kubera nkajya kubona isereri iranyubitse kandi umugongo ntukora. Umugongo mba numva udakora. Usa n'uwahiye. Usa n'uwahiye. Hano tugusanze ni wawe? Ndacumbitse. Ko hari igihe umwuka ubura ukaba muke nkahagira. Umwuka abaye muke? Nkahagira. Kugira ngo numve ko Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye udukurikira uherereyemo, yaba badukurikira bari mu gihugu cyacu mu ntara zitandukanye ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu bitandukanye. Turababona cyane, yaba mwe mutwandikira, yaba mwe mutuha ubutumwa bugufi muri komenti mutubwira ibihugu bitandukanye mudukurikiriramo. Turabibona cyane kandi n'iby'agaciro, ariko by'umwihariko turabashimira mwe mwamaze gukanda subscribe mukatwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi. Ariko nawe utarabikora, iki nicyo gihe wabikora tukarushaho kubana 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste, mumaze kubimenyera ninge tubana hano mu nkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka hano ku Muyange TV umunsi ku wundi. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera, ahangaha kuri screen zanyu muri kubona ko twicaranye n'umumama w'umubyeyi, n'umumama umaze imyaka 6 mu buzima butamworoheye, aho yaje gutwita inda ariko kugeza ubu ngubu ikaba yaranze kuvuka, cyangwa se bikaba byarabaye amayobera nk'uko wenda agiye kuza kubidusobanurira akabituramburira akantu ku kandi. Gusa icyo nakubwira, ikigamijwe muri iki kiganiro nuza gukorwa ku mutima ukumva hari icyo wabwira uyu mubyeyi, yaba kumuhumuriza, yaba mu bufasha bw'ibifatika, uze kumuvugisha cyangwa se umufashe kuko ari mu bihe bitamworoheye. Wenda icyo gice mu kiganiro turi buze kukigeraho nacyo, ariko mbere na mbere reka tukwakire tuguhe ikaze, utangire wibwira abantu badukurikiye amazina yawe, akagari, umurenge n'umudugudu tugusanzemo. Murakoze. Nitwa Nzayisenga Leya, cumbitse mu mudugudu wa Karambo, akagari ni Gakamba, umurenge ni wa Mayange, akarere ka Bugesera. Tugiye kuganira ku buhamya bwawe, wenda wari uri kutubwira n'ubundi twebwe twabanje kubwumva twumva ko butoroshye, ariko abadukurikiye ndagira ngo utangire ku itangiriro. Iyi nda wayisamye mu uhe mwaka, byagenze ute nyuma yaho kugeza ubu ngubu nk'uko uri kubisobanura uti hashize imyaka 6? Iyi nda nayisamye mu wa 2019, bigeze 2020 ishaka kuvamo. Abaganga baramfasha barambwira bati umwana arimo ntabwo yavuyemo, ubwo kurikirana imiti neza kuri centre de santé. Biranga nabwo kubera ko nari merewe nabi cyane, banyohereza kuri hospital, bampa imiti ndataha. Hashize amezi 7 birongera biraba, bansubiza kuri centre de santé. Noneho ubwo bahita bampa ambulance byihuse, njya ku bitaro, namaze mu icyumweru. Barambwira bati nta kibazo, umwana wawe arimo ntago yavuyemo, ahubwo turakwandikira ujye i Kanombe bagukurikirane bagucishe mu cyuma kuko uhora ugira ibibazo. Ngeze aho bamaze kunyandikira barambwira bati uritegera. Mbura ubushobozi bwo kwitegera, ndataha ngaruka hano ku icumbi. Nyuma yaho numva biroroshye mwe nyine bya bindi bya giturage ndiyicarira. Hashize amezi 9 nkaho nakabyaye, inda ndayibura.
ikagenda isubira inyuma nyibona. Noneho ngiye kwa muganga bati nta mwana utwite. Mbere yari yaraje bwo bigaragara ko yarinda n'ubu ngubu urabona ko igaragara ariko ho yarutagaho nk'umuntu ubyara, kuko nageragaho bakambwira bati uzanye ibyitegurwa byo kubyara, ntabwo nje kubyara. Ubwo rero birakomeza, hashize umwaka n'ubundi subirayo. Ariko se wenda ukiraho yego uti nagiye nzi ko ngiye kubyara, nari ngejeje igihe cyo kubyara. Iyo hari ubwo ubwa mbere wari ubyaye n'inda ya gatatu. N'inda ya gatatu. Nk'umuntu wabyaye uba wumva ibimenyetso mu nda, ushobora kumva umwana akina, ushobora kumva umwana mu nda. Ibyo bimenyetso byakubagaho? Bibaho, ikonka saa 11 igakora nk'umwana z'igitondo gera saa 12, nyuma yaho nkumva nta kintu numva. Byabagaho na n'ubu bibaho? N'ubu bibaho. Nyuma yaho noneho hakurikiye hiki? Nyuma yaho uburibwe bwabaye uburibwe burumfasha ngo mbe najya Kanombe nyirizina ngo menye impamvu. Hashize imyaka 2 n'ubundi nsubira kuri hopitali, ku centre de santé barambwira bati n'ubundi ntacyo twagufasha, urasubira kuri hopitali. Ngeze kuri hopitali bati duha igisubizo cy'Ikanombe, n'ubundi bahita bayandika yihuse urgence Ikanombe. Barambwira bati no kujya Ikanombe, ndababwira nta bushobozi, reka nsubire muhira ndebe ko hari uwamfasha nkazagenda. Barambwira bati turi kuwa gatanu, ushobora kugenda ari nko kuwa mbere ukihuta bakagufasha ko birihutirwa. Ngeze muhira rero ubushobozi burabura, haza inzobere z'abasirikari ziza centre de santé, noneho jyayo. Ngezeyo barambwira bati turabona ikibazo cyawe hano centre de santé ntacyo twakimarira, bahita bandika transfer yihuse barabasirikare bati ni Kanombe byihuse. Ubwo n'ubundi mbura ubushobozi ndaryama, ariko uburibwe ni bwose, sinzi gusinzira amanywa cyangwa nijoro, byose birasa. Hashize imyaka 3 utwite. Yego. Ndangije navuga ntibungiye kugenda nsaba abaganga basi bapfe kumbaga. Ngezeyo niho babonaga cya gice cy'amaguru hejuru bakahabura. Bakunyujije mu cyuma bakabona igice cy'amaguru cy'umwana. Ecography kagaragaza igice cy'amaguru hejuru bakahabura. Ndangije n'ubundi baravuga bati ibi ntago twabivamo, ahubwo reka tumwohereze nanone Kanombe. Ese ko twohereze Kanombe ntugende ugaruka hano kumara, ntimba nzi ko wenda hari ikintu muri bumfasha. Nyuma yaho rero ndavuga nti ubwo mbonye udufaranga dukeya reka njye kuri Stella clinique Stella. Yego. Gezeyo barambwira bati nta kintu twagufasha, ni Medihir. N'ubundi nabo bandika transfer ngo ni Medihir. N'ubundi ndaza ndaryama kubera ubushobozi. Ubwo rero kubera ko n'ubundi bambwira ngo iyo turebye dusanga nta mwana urimo, yego tukubona ko utwite n'umwana tukabona ko ufite inda, ariko nta mwana tubona mu nda yawe. Ndaza ndiryamira. Bityo rero n'uburibwe buhoraho, nta kintu nakora. Wenda ndakubaza, ntabwo wigeze ukeka ko byaba ari amarozi wahumanyijwe muri iyo myaka yose, niba koko imyaka 6 ishize icyo kintu ntabwo kigeze kibaho cyo? Iki kintu cyabayeho, ariko abavuzi ba gakondo baca amafaranga menshi cyane. Ndabagira akambwira ati kugira ngo nkuvure hasabwaye. Bakubwira ngahe? Ubwo wa mbere yanshisha nawe aho noneho wanyumeje undi washima 200. Ambwira ati ibintu byawe birakaza kandi biraziritse, umwana arimo. Niko bakubwira? Umwana arimo ariko araziritse. Ibyo ni bande babikubwiye? Abaganga ba gakondo. Bavuzi gakondo. Urumva ni hahandi ni nko kwa wundi uvuga ati Gikanombe n'ubundi nta bushobozi mfite. Ubwo nanone nkahita nitahira nkaza nkiryamira. Kumva kwiziritse ko iraziritse. Izindi nagenzi byarira 9 nkuko bisanzwe, ariko iyo niyo yonka umva ko hari amakana. Na n'ubu ku myaka 6 ishize utwite aracyonkuka byumva umwana? Irakora ibishaka, rero nkabyumva hakamara amasaha runaka idakoze, ariko irakora. Nkamwumva. Ubuheruka kwa muganga? Ntago mperuka kujya kwa muganga. Ibyo kuva se byo byararangiye? Kareka. N'ubu biracyaba. Noneho nyuma y'ibyo bikubayeho, indi maze imyaka 6 ntubyara, yewe uranavuga ko wabuze ubushobozi, nta zindi ngaruka zikugeraho ku mubiri umunsi ku wundi uretse kuva uri kuvuga?
guhagarara nkikubita hasi ikizungera, kuba ntagira karimo nkora, nta kubura ndakubura nkikubita hasi kubera nkajya nkabona isereri iranyubitse kandi umugongo ntukora, umugongo mba numva udakora, usa n'uwahiye. Usa n'uwahiye. Hano tugusanze ni wawe? Ndacumbitse. Ubwo ufite abandi bana babiri? Ubu se ubasha gukora, babayeho gute ko mbona nta mbaraga cyangwa ntago ari gucyuhora? Papa wabo arashakisha. Wowe nuko uhora ugaragara nk'udafite imbaraga cyangwa hari igihe ubona agahenge? Gahenge kahe ko mu myaka 5 yari ishize narageragezaga nkaba nashyira nakwicara ku taburete nkateranya nkakenda k'umuntu uje nkatera ikiraka nkabona ayo 200, ariko ubu ntibigikunda, umugongo wa ribani. Wowe ukeka byaratewe n'iki? Ukeka iba ari ibiki bikubaho? Ibi ni ibirozi ntago ari bizima. Ubu ni uburozi ntago ari bizima. Ko hari igihe kigera nka minsi runaka nkabyimba hose n'ibirenge sinambare n'inkweto, simbe nahina intoki, ubundi bigasa n'ibigabanutsemo. Kwa muganga se baguciye amafaranga angahe? Kwa muganga clinique bari banshiye nako ku Muhinde i Kigali bari banshiye 296. Naho kwa muganga mu bitaro bya leta? Bya leta zikubanyoreje Kanombe gusa ntarako ntigeze ngewe ngo numve ibiciro. Ese Kanombe kuki utanateze ngo ugiyeyo na tike yarabuze ku buryo utagerayo ngo byibuze wumva icyo bakubwira? Buriya kwicara nicyo kibazo. Kuvuga ngo ndabona tike ntegere n'undi tujyane tugereyo twumva ibyo batubwira ntago byize bibaho. Hari ikintu bita urushwima gikunze kumvikana ku bantu, ubwo wenda nkikubajije bitewe n'imyaka umaze, utimaze imyaka 6 ntwite, ni ikintu kidasanzwe ngira ngo yaba n'abari kudukurikira sinzi ko wenda bo ari ibintu basanzwe baza, ariko nkanjye n'ubwa mbere mbyumvise. Umuntu yakwibaza ntabwo waketse ko waba warafashwe n'urushwima? Urushwima abanyarwanda bararusuzumye usanga ntabwo mfite. Byo narabigerageje bambwira ko nta rushwima atari urushwima. None ubu warekeye iyo watereye iyo ruzaze rujyane none ngire nte. Izindi ndazo wazibyaraga nta kibazo kibayeho? Barambaga bagateruramo umwana nibyo nkacyura uruhinja. Mezi 9. Hari abantu badukurikiye bari kukureba bakuzi cyangwa batakuzi, bumvise ubuzima uri kubamo cyangwa ibihe uri kubamo, ni izihe mbaraga zabo wavuga ko ukeneye kurusha izindi? Ngize amahirwe nkabona ubushobozi nakwivuza cyane, nkaho bambwiye ko atari urushwima najyayo bakamfasha, ko bambwiye ko bashobora kumfasha indi kagaruka igakora, kuko nubundi ikorera mu mugongo. Aho yagakoreye gutya ikorera mu mugongo, ngashyiraho ikiganza, niba ari gukina, niba ari kuyumva, niba ari kuyiganiriza ngashyiraho ikiganza mu mugongo, aho kugira ngo yumvire imbere. Ubwo n'uburibwe birumvikana? Uburibwe bwe ntibushira kuko imbavu zara nta hantu na hake hadatonekara. Nta hantu na hake hadatonekara. Mu myaka 6? Gusinzira nabyo ni ikibazo? Ntabwo bibaho, nyine ni ukumva ngo bararyamye nkajya nkandaho, niba ari ntufite kareba nk'agatelefone nkareba igihe, ndetse nk'ubu nabwo ntayo mfite, ariko nakumva inyoni ivuze nkahita numva ko bukeye. Ntushobora gusinzira? Reka ko hari igihe umwuka ubura ukaba muke nkahagira umwuka wabaye muke nkahagira kugira ngo numve ko byakunda. Twari turi ku ngingo yo kuba hari icyo wasaba abantu bari kudukurikira cyangwa se wababwira, yaba ubufasha wenda kubaba bari aho bakurangira wakwivuriza, yaba kuguhumuriza, niki wabwira abantu badukurikiye? Gusa hari ufite umutima w'impuhwe
yandwanaho nkivuza kuko gupfa mba numva arejo mba numva bigeze igihe umwuka ugenda ugabanuka nkaba nasanga abaganga bakamfasha kuko uburwayi ndwaye ntekereza ko bugomba kuvuzwa bugakira ariko ubushobozi bwo guhaguruka nicyo kibazo. Hari umuntu rero ufite umutima w'impuhwe yandwanaho. wakwifuza kugufasha ubufasha yabunyuzahe? Telefone yanjye, nimero yanjye ya telefone, nubwo nta telefone mfite ariko nkunda gushyira mu simukadi mu z'abaturage. Ariko simukadi ni yawe? Ni yanjye imbaruyeho. Tubwire. 078 5 02 11 11. Nzayisenga Leya. Niho ibaruye. Ngira ngo abantu badukurikiye murabyiyumviye muri ubu buhamya bugufi tugiranye n'uyu mubyeyi. Aravuga ko amaze imyaka igera muri 6 atwite guhera mu mwaka wa 2019 kugeza muri 2025, ariko kubyara byaranze ndetse we akeka ko ashobora kuba azinze, ariko nanone akaba yarabuze ubushobozi ngo agere kwa muganga amenye nyirizina icyaba kirimo. Ushobora kuba hari inama wamuha, ushobora kuba hari igitekerezo wamuha, ushobora kuba hari aho wamurangira yakwivuriza, ariko ushobora kuba hari ikintu wakora wamuhumuriza, wamusengera kugira ngo arebe ko yagarura ubuzima cyangwa se yagaruka mu buzima akaba yakongera kubaho umunsi ku wundi. Umuntu yakwibaza dusoza, ububayeho uti imibereho? Abaturage banzanira icyo kurya, ari ibitetse ari bidatetse, udukwi, yego ufite icyo abashije unzi aravuga ati reka njye kureba wa mubyeyi, yego. Ubwo rero byaba bitabaye ngombwa umutware wanjye akajya gushakisha icyo gihumbi tukongeranya na kwa kundi abantu babigenje. Abantu aka gasozi barabimenyereye baranzi. Gahoro gahoro ni inzara yiteye y'imyaka iteze, ubwo n'ubundi nyine biba byarangiye kimwe n'abandi. Haba hari inzara bisanzwe. Nta kindi twakubaza, nta kindi twarenzaho, cyeka niba hari icyo wumva utavuze cyangwa wabwira abantu badukurikiye, ubundi tukagusezera kandi tukakubwira ngo komeze wizere ko byose bishoboka. Bambe murakoze, nta kindi ndenzaho. Gahe nguko rero nanjye reka nsoreza aha, nta byinshi byo kuvuga, ariko wumvise ubuhamya bw'uyu mubyeyi. Aduhaye nimero ze, atubwiye ko ibaruye ku mazina ye nubwo nta telefone afite, ariko atira telefone agashyiramo simukadi. Ushobora kumuvugisha ukagira ikintu wamubwira, ushobora kumuvugisha ukagira ubufasha wamuha ubwo ari bwo bwose. Niba ari abantu 100 wenda barebye iyi video, ni urugero buri muntu amwoherereje 1000, ndakeka ko ni amafaranga make, ariko nanone ashobora kugira icyo ahindura ku buzima bwe, nubwo wenda yagera i Kanombe akamenya ikibazo aho kiri, nabyo ntekereza ko hari icyo byamufasha. Reka mvuge ngo nizere ko wowe uzareba iki kiganiro Umuremyi azagushoboza ukagira icyo ukora ku buzima bw'uyu mubyeyi. Reka nsoreza aha, nkushimire we tubana umunsi ku wundi, kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ariko nkwibutse ngo wakanda subscribe tukurushaho kubana 5 kuri 5, wakora like ndetse wakora share, waduha ibitekerezo muri comment.